Asiya ni uko ari mabuja wanjye kuko n'agakobwa uri kubona ko ari keza rwose. Wakarutisha Asiya bashize hari abantu babiri Asiya ni mabuja Asiya ni mabuja rero ntabwo yagusubiza. Ntabwo Asiya arusha nguyu ubwiza. Asiya ntabwo arusha uyu nguyu ubwiza. Nuko Asiya gusa ari boss wanjye. Niba ushaka kunsogongeza wambonja rwose. Nakubonye Nyuma ya kamera mukanya. Tuwanguta kabisa. Nawe kama Wama amafaranga ngumve. Naye mafaranga umuntu yagu. Wama amafaranga ngumve kuki? Kunzoga. So inzoga rero. Inzoga rero ntabwo nayivaho sinakivuze n'imbere y'abantu bose. Wari wanywa ku gafanta mvuga ukuntu karyoha. N'imbere y'icano ntabwo nzava ku nzoga mwibagirwe. Stop ntabwo nzareka inzoga rwose. Anyway nanarimo. Umwana munagwaye miliyoni. Uretse gato munagwaye miliyoni. Icyo kibazo mani bokurex rajare kimbaje. Wagwa akazi ka miliyoni ariko nawutega kureka inzoga nako. Akazi kawe nakare. Alright, twongeye ko baramutsa nshuti bakunzi ba Iris Rwanda aho muri hirya no hino mu gihugu abari burasirazuba amajyepfo amajyaruguru umujyi wa Kigali niwerengera bwaryo amahoro y'Imana nabane namwe. Basi bona banyabo naye tubaramusa naye mutuririza muri mu Uganda Kampala na Milembe nze manyi wano yakatamanyi Uganda naye amanye Kiswahili yakabari gani ngana bilingala na mwana kufi Gramo Pau Gra Coffee le Gramo Pau ntabwo nzi Uganda ariko iringana ndi mubi cyane ko nanjye ndizi uziringana nawe se azoko bimana ngaye tazozo na mususu na te banyene zimbwa wana bazarina gasuzuguro na gusetro na masasi yakangongi yaniringana. Right, muri kubibona imbere yanjye hari mukobwa mwiza yakayaguyemo. Uyu mwana ni sawa mariki ibintu byo kuri manganya. Uyu mwana urakora atari sawa. Sheri mu bitaka bizwano kuwa. Basi nuka kumwana kuwa. Ewe Shwa mu bitaka bizwano. Nawe kama yakasi yarakakwibye. Ubu dusaba abandi. Mujya hasi yakakwibye. Yaka umva uretse n'ibintu byo kuburana ntabwo sibanza nzi Igifaransa n'Icyongereza nagarukiye mu wa mbere primaire. Yaka benshi bamenye ko witwa Yaka une mazina nyakuri atari Yaka na yaye Gasore Pacifique. Gasore Pacifique Nyanja y'amahoro. Pacifique ni nyanja. Gasore Pacifique niko nitwa uretse ko FK MK Mobimba Primus ni Mobimba. Ushobora kuba Kanoresti jewe wa Primus ni bayita Mobimba. Yakamwana umusore Imana yagiriye ubuntu n'imbabazi nyinshi. Ibyo bavuga byose kuri Mobimba rero Mitsinyi ushobora kuba agapeti jewe wa Mobimba Primus ni Mitsinyi Mitsinyi na Primus ubutandukanye gute? Mitsinyi na Primus ubutandukanye gute? Byose bikorwa n'uruganda rumwe. Ni Bralirwa ariko Primus na Mitsinyi. Ibyo katubyihorera. Ukiranye n'umukobwa mwiza natubwira amazina ye atubwire n'icyakora atubwire se koko Yakamwana bahuye bate. Mbanze mvuge gato bumaya kanya kujambo ryo ndarihora. Bumaya kanya gato cyane. Uyu mwana ni Miss Rwanda. Uyu ni Miss Rwanda ni nyampinga mu bakobwa beza bo mu Rwanda. Ariko ntabwo arenze Shadibu. Umva mabuja nakoze ku kibuno cya Shadibu nakoze ku kibuno cya Shadibu ngiye. Ariko nawe ndishimye gukora ku kibuno. Umje kimeze ute? Kimeze neza cyane. Ngo natubwira amazina bakwita? Banyitane Tinyando umukinnyi wa filime nyarwanda. Aneti ukina mu filime wewe na Yakamwana rero umukinnyi wa filime usanga ugaragara
kugaragara muri mafilime ikiriyo cy'urukundo. Yaka urumwe mu bakinyi ba filime none uhuye n'umukobwa wagukunze ati ndifuza gutera imbere muri sinema nyarwanda. Uyu munsi wa none yatanye kugaragara muri filime nyarwanda, aya no muri filime mpuzamahanga iri kugaragaramo abantu. Tutagiye kure uyu mukobwa ndifuza nakina nawe wazaza muri Gatarina sha Ngaho se. Cyangwa se uwo wazaje none se akaba yazaje mu kiro cy'urukundo. Oya ntabwo turi gukunda ariko tuzakina. Tuzakina. Bura Imana inkoreye ibitangaza, Imana igakora ibitangaza ikakundambikira mu ishuka. Wakora iki yaka? Izina ry'Imana, Imana igakora ibitangaza ikakunsisira mu gitanda. Izina ry'Imana acha Mungu ndagapfa nuko ngiye. Yaka umbaze garuka nyine. Turacyari kumwe n'umukobwa mwiza muri kubona imbere ya kamera ya Iris Rwanda. Kuhuye na Yakamwana byakiriye ute rero? Yakamwana ni kwa akora interview wa mwanya aragaruka, ubyakiriye ute? Biranshimishije. Yakagwira ko Yakanuka tumugora ariko mu busatwa nko. Yakuntera akabora kandi. Yaka ugata umukobwa w'ikizungereza inkungu mu kiganiro ibyo bintu bisenge. Imana bayijuru tuba hasi. Noneho ibendera ribaye hejuru. Wakoze drapeau zalikoro muringa. Nose Kofero Mide na Bruce Melody ninde ufite amafu? Bruce Melody na Kofero Mide ninde urushunda amafaranga? Ni Kofero Mide. Yaka urabizi ko Kofero Mide afite gahunda kuza mu Rwanda? Le 3 décembre tariki 12 le 3 décembre Grand Park kutarakata Kigali. Akunda indirimbo ya Kofero Mide uzi? Ndazizi indirimbo za Kofi nyinshi. Indirimbo akarimbo agace gato y'indirimbo ya Kofero Mide uzi? Yakawa yakane kabela yo bizu yakane kabela yo nzimbo yakawa Kofi Mide ubundi ugasoma yakawa yakane kabela yo unuwesha unuwe ku muziki yakane kabela yo bizu yakawa. Yaka ngoso mwongera terekera tiganirire n'ubundi yakano umukinyi wa filime muri Gatarina yaka makuru yasi. Mutoni asiyagira mitoro zimwe n'umuyobozi wa filime Gatarina yamaze kungurira itike tariki 3 z'ukwa 12 tuzaba turi muri Arena na Kofero Mide le 3 décembre cyane. Naye namaze kugura 12 le 3 décembre. Naye naguze itike. Twarishyuye nzaba ndi kwa mabuja ngewe ndi mu twamabuja. Ese we ntiyama mabuja naki n'umukinyi wa filime kandi arakomeye ariko asiyarankunda ariko nawe urankunda cyane. Zarigiba Ni izina rya da wakabi. Oya turasomana mu kandi tumaze tuganira. Uburatse tuganira Ahubwo kamubaza tagiye kwisekesha. Bino mpase nkubaze ko uhorana na Yago muti bya wamuzana gute? Yago TV show people out there the top chat. So na chance dufite n'uwagerageza uwari we wese twamumerera nabi cyane. Ndakubwiye ngo the cross for crossing. Yaka uyu nguyu waruzi umukobwa ukunda Yago? Umukobwa wihebeye Yago uramuzi? Ntabwo muzi. Niwe mwicara ibyo ntabwo bindeba. Amukunda byo gute? Niba ushaka uzaye ku murenge basezeranye ibyo ntabwo bindeba. Bazasezeranye ibyo ntabwo bindeba. Yago ni mushuti wawe? Nose Yago ni inshuti yawe. Uyu mukobwa nibwo bwa mbere namubona. Niba akunda Yago rero ni uburenganzira bwo gukunda uwashaka. Urabaye kwa katagukunda? Utarakunda Irene mabuja muri ndani. Wase kukingukunda. The Choice TV. Ukingukunda. Kinamukunda ngakunda wowe. Tujye tuvuga ariko tunavugisha ukuri. Mu banyamakuru bose bo mu Rwanda ukunda Yago TV show. Yago ntabwo akora mu Rwanda ni kuri YouTube.
Yes, yeah. Sabri koko ni bamwe ngo yitsiyab. Yitsiyab. Thank you very much, baby. Ngo bebe. Ndagukunda uko ifukunda amazi. I'm gonna love you forever. Ndagukunda uko ifukunda amazi. I'm gonna love you. Usikongera icyukisha. Tuzikundanira. Kari majari. nuko akora ibiganiro manza kujya gufata akapoza akaruhukamo ubundi akongera akagaruka. Aneti, nk'umwe mu bantu bari muri sinema nyarwanda uyu munsi wa none hari ibiganiro bitandukanye agiye gukora mu mujyi wa Kigali by'umwihariko ukoranye na Yakamwana ikiganiro n'ubwa mbere. Right. Aneti, nk'umwe mu bakinnyi ba filime uburyo uhemu na Yakamwana nari nkubajije ngo ese bihuye n'uko wamutekerezaga? Yego. Umubonye ute? Yaka arasabana, araganira. Uyambana n'abantu neza byivugiye. Buriya iyo ubana n'abantu neza uzagerageza ubane n'abantu amahoro. Sasa Aneti, nk'umwe mu bakinnyi ba filime bakina muri filime Ikiro cy'urukundo, uyu munsi wa none yakagize gutya no umusore kize gutya murahuye amarangamutima arazamutse aravuze ati wallahi mvuye mu mikino nagukunze nsiga kanimero nzagukurikira aragukurikiye nyuma yabaye seriye ndashaka kumbera umufasha. Mu by'ukuri njye ntabwo ndirwa nsobanura byinshi. Uri umukobwa mwiza. Nakinanye n'abakobwa beza cyane. Ariko uri icyuki nizari ry'umunani. Haki ya Mungu. Nzagukunda kugeza igihe nzapfira. Yaka uza kandi utaruzi ngiye kukubwira uyu mukobwa urukono yavukiye muri Kongo. Kandi nawe niho wavukiye. Ngo mwibwira. Wavukiye muri Kongo hagana. Nandi umunyamasisi. Impamvu bangukunda? Nukuri kuba? Nukuri. Ese niba twaraturutse Masisi hari ikibazo dufite? Ntari byiza. From Congo, from Masisi Nyabyondo. Za Nyabyondo urahazi? Cyane hafite na shangazo. Na za Warikarisi urahazi? Yego komana. N'ejo ndi 2019 nari nagiye. So abo twaburaga muranabizi niba mwarabagiye Masisi twarabayoburaga siko byagenze cyane twarabayobozi banyu na n'uyu munsi turabayobozi banyu siko byagenze. Yaka kuvuta winjiye muri sinema nyarwanda kugeza uyu munsi wa none ubona utera imbere cyangwa se ubona ari ibintu biraho gutyo gusa? Sinema nyarwanda harimo amafaranga turarya tukanywa. Icyo kintu cya mbere nashimira sinema nyarwanda. Sinema nyarwanda harimo amafaranga ariko aba ba boss ba YouTube baraturya ko barya menshi kuturusha. So abantu ba YouTube kera bacuruzaga amasidi ariko ubu ni YouTube rero ba boss baturya amafaranga barya menshi kuturusha. Yaka na amafaranga ngani ko umuntu yagwangoreke uve ku gacupa burundu? Wama amafaranga ngumve naye mafaranga umuntu yagu wama amafaranga ngumve kuki kunzoga. So inzoga rero ntabwo nayivaho sinakivuze n'imbere y'abantu bose. Waranywa ku gafanta mvuko nukaryo n'imbere y'icano ntabwo nzava ku nzoga mwibagirwe. Stop ntabwo nzareka inzoga rwose. Anyway nta narimo umwana munagwaye miliyoni uretse gato munagwaye miliyoni icyo kibazo mani bokuregisa yari kimbaje wagwa akazi ka miliyoni ariko utega kureka inzoga nako akazi kawe nakare. Ese uyaka baraga kuzana kandi gacupa nta kibazo ubu ufite gahunda yo kuzana umugore? Abagore ndabakunda. Hari umuntu wanga abagore ariko kumuzana akaba uwawe mukabana mu nzu. Nabyo uwo wanga abagabo uvugisha ukuri. Ukunda abagabo? Nanjye nkunda abagore. Nuko ari umukobwa kandi ukunda abagore? Kuna n'uyu mukobwa nawe aba ari sawa.
nose umukobwa n'umugore bitandukaniye nose célibataire uzagenda bafite célibataire ni nkako ufite nose uri célibataire maze iyo uryamye imbere y'umugore sha uberuka kuryama imbere y'umugore ryari bya hejuru narari uheruka ryari se umugore wawe sha uziya gufumbasa ikibazo kwa uheruka kuryama n'umugore ryari shako turyama nase yakasubiza ikibazo kubajije uheruka kuryamana n'umugore ryari reka niba ushaka turyama nase niwe mugore mwiza mu Rwanda ndakubajije neruka uya niba ushaka turyamana niba ushaka turyamana nta kibazo rwose uberuka ryari iki meruki biki kuryama uberuka ryari meruki iki kuryama nawe ngewe niba ushaka kunsuhuza oya buretse gato niba ushaka kunsugongeza wambunja rwose nyuma ya kamera mu kanya ndakubonje shora n'icyukisha ndakubonje hani nizera ry'Imana gute ndakubonje dore inyogo bogamo hani wese afite inyogo uvuze akantu keza inyogo yogamo agiye kukuryana hiti nose yani wanjye oya mbwira inyogo yogamo uramuzi ntabwo ndamenya ariko ndi kumwe n'ani wanjye nawe inyogo yogamo agiye kukuryana hiti iki cyukisi sawa se ni correct to the people correction to the people kirakosoye kosora mu ishuka mu ishuka urahazi nawe se mutara wunda ugeze ko ikiganiro cyawe nasi uri kumusaba ku bintu oya rega iyo bavuze ngo miranje nangwa se frite nose ukuntu umuceri nangwa se kawunga so ifrite n'ibirayi na kanimeye kano kana si fresh watuvugisha ukuri nta bintu byo kujya bigurye no agosha droge kana si sawa ariyo nasi ubona mwiza binde ariyo nasi oya siya uko ari mabuja wanjye kano gakobwa uri kubona ko ari keza rwose wakarutisha hasi bashize hari abantu babiri Asiya ni mabuja Asiya ni mabuja rero ntabwo yagusubiza ntabwo Asiya arusha uyu bwiza Asiya ntabwo arusha uyu nguyu bwiza nuko Asiya gusa ari boss wanjye kirumvikana sinzi niba muri kujya iburyo ni umunsi Asiya ni boss wanjye uyu rero ni icyuki umukobwa ni isukari hani my baby thank you umuntu ukina filime nyarwanda ukahuye n'umuntu ukina muri filime Ikiro cy'urukundo ni mushya ntago aramaramo igihe kirekire ni nkize mpuguro ni nkize mpanuro wamuhereza nk'umukinnyi mushya mu ruganda wowe umaze igihe kirekire we ni mushya muri sinema nyarwanda mabuja niba uri kwatinga muri filime nyarwanda industry nyarwanda n'uruganda cyo ugomba gukora abantu ba mbere wuba cameraman na direct abantu ko cameraman yari gukamera director akubwira ibyo uri gukora so abantu zuba muri filime nyarwanda director na cameraman just finish director cameraman nibo abantu zuba muri filime nyarwanda ya boss warakwishyura saba yaguhamagaye yakugaruka dusoze ruhuka uze dusoze Aniti ati uzubahe director na cameraman iki kintu akubiye kirakomeye kirakomeye kuko nibo bayobozi ba filime director na cameraman yakatwana ku musozo uyu munsi wanone kumwe n'abakinyi babiri ba filime ni Yakamwana Gasore Pacifique Nyanja y'amahoro twogamo urese afite inyogoye ni Aneti umukinyi wa filime ariko amazina nyakuri bamwita Redemuta Uwase Igo Uwase yakagira akajambo bwira abakunzi bawe baguteza amatwi kuri Iris Rwanda TV manzi mvuye ngo Iris Rwanda TV Iris Rwanda TV Iris Rwanda TV Iris Rwanda TV
ARS Rwanda TV. iyo yonyine. Distinguished ladies and gentlemen, I'd like to thank all students who have been satisfactory, completed the courses. Turamenyesha abanyarwanda bose muzarye bonane 2020 2021 abakunzi bawe 2020. share ushima abakunzi bawe kagende gutyo niye ko ufite abantu bagukunda benshi. Ndabanza gushimira aba followers, Ushobora kugura agacupa nyama by'umwihariko aba followers, aba fans, abakunda akamwana kuri YouTube channel. So Imana izabaho umugisha, muzarye umwaka ariko ntuzabare. Reka tumenye umukobwa ugiye kirungira abantu batangiye Ngenda giye rero reka shime ariko nuko maguru yagusize abavuze mu kiganiro uyu musi kuri Iris Rwanda zanamufasha n'indi nzu. icyo nababwira share subscribe like mukomeza no kudufasha Comment. Umva bivuze nabi baravuga ngo subscribe, comment and share. Subscribe, comment, bra iyo comment nyine ni kutuvugaho bakavase barashoboye cyane ibyo bita comment. Ugakomatinga nyine kuri akamwana ngo yavuze ngo iki in order to achieve the processes for reconciliation. It is decided that the culture umunsi uzarya mugasanga ubwanwa bwawe bwavuye ikese nyibwire abo ngewe ubwo bwanjyewe nigeze kuvuye muri gereza wari warakogoshe mvuye muri gereza arabo ndageramo nari agwazi Mukaritasi arabo ndafungwa nari Mukaritasi sinarafungwa nari yaka nanjye bigeze kora muri gereza ko niba sinkuru umogi sincuruza kanyanga Mukaritasi umwe mukuru nshaka ishuri nakubeshye ntago wafunze sindagera no muri gereza sinanagera n'imbere y'umucamanza sheri nizarjima ntago ndagera n'imbere y'umucamanza ngiye ntago uragera imbere y'umucamanza ariko muri gereza sinzi kuburana ngiye wageze nko muri gereza oya yego agerageza iwawa cyata umva kwaza kabaza yaka ngura kwaza kaza kanyu yaka turagatupa kanyu yuteze inyanja y'amahoro ni Gasore Pacifique cyangwa se inyanja y'amahoro ya Kamwana Mobimba mwamumenye muri filime zitandukanye. By'umwihariko uyu munsi wa none ari kumwe n'umukinnyi ukina muri filime Ikiro cy'urukundo. Twagize gutya turadivinga tuva mu ntara twerekeza mu mujyi wa Kigali, ducakiranye na Yakamwana yakicara dusezere abantu tunamamaze hano twicaye twakoreye. Tugize gutya nyine twisanze i Kigali muramubona ni Yaka wa wundi dusanzwe tuzi umunyarwenya mu cyamamare. Nimba ko ari icyamamare muri u Rwanda nta YouTubers utamuzi. Kakambabwiza ukuri abantu bajye bagira amagambo menshi niba uri kwiborosa mu kanwa ujye uhanagura mu kanwa ukoropa amagambo uvuga. So ari ikintu umuntu akakubwira ikijambo kibi ukarakara ariko abantu muvuga ibigambo bibi mujye mubanza mukorope mu kanwa. I'm telling you my name is Gasore Pacifique Yakamwana. Ciao. Bye. Ibyo bigende Yaka ayo magambo yabwiye ntabwo mfite kibuno cyiza ndabasezeye. Subscribe, comment, share. Subscribe, comment, share. Alright, nuko dushoje rero ibyacu nakagaruka cyawe tubifurize ibihe byiza aho muri hirya no hino mu gihugu. Amahoro y'Imana nabane namwe muracyari kumwe na Iris Rwanda TV muri filime zitandukanye. Ikiro cy'urukundo ni kuwa mbere saa 9 zuzuye ukazabona mu mwari mwiza wicaye imbere ya kamera za Iris Rwanda TV. Our Heaven ni kwa kabiri, Silent Killer ni kwa gatatu, Isano y'Ibihe ni kwa kane. Amafilime yacu ni buri munsi umunsi ku munsi twabazaniye icyo bita impinduka muri sinema nyarwanda mugiye kutanya kuzibona mu minsi iri imbere. Abakinyi bashya, mikinire mishya, mivugire itandukanye no kumwagiye mutona mu gihe cyashize, amashusho meza, buri kimwe cyose kiri perfectly. Tugushimire Annette kuba wemeye kutuganiriza kuri umunsi wa none. murakoze cyane. Mwari kumwe na Mr. Gugu. Ciao.